nshuti muri kutwumva, iyi ni radiyo ruda, tukaba tugiye gukora ikiganiro cyerekeye kuri politike yerekeye barafinda. Tubanje kubasuhuza abo mu majyaruguru, abo mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Twongera no gusuhuza umujyi mukuru wa Afurika ari wo Rwanda n'umujyi mukuru w'isi ari we Afurika. Reka ze tubabwire bimwe mu makuru ari buze gukurikiraho ko perezida wa Ruda mu Rwanda hose. Aha turi muri studio ni ya Barafinda Segikubo Fred, turabona itatse neza, harimo amateleviziyo y'ubwoko bwose, turimo turareba amato asiganwa, abasaza n'abakecuru, abanyeshuri, imodoka isize amabara atatse, amatapi, intebe nziza. Ibi byose turabarangira, ni studio nziza mu Rwanda hose barayikunda, niho baza gushopingira ibintu byo muri studio. Reka twumve bimwe mu byo Barafinda Segikubo yavuze ati atazakuraho imisoro ku bantu badafite miliyoni 6. Rero mwebwe mwabatumirwa mwe mubyumva mute? Urakoze Mutoni Keriya. Jewe uko mbyumva gutyo niko mbyumva ko yayidukuriraho kugira ngo tugire miliyoni 6. Abatumirwa bacu bari kuvuga yuko bashaka yuko yakomeza kuyidukura kugira tugire miliyoni 6, natwe tubashe kwiteza imbere. Kugira ngo twiteze imbere nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, u Rwanda rukomeze kuba umujyi mukuru wa Afurika, bitewe na perezida wa Ruda mu Rwanda hose ndetse no ku isi yose no muri Afurika hose. Abanyarwanda batuye ku isi, batuye ku bihugu bigiye bitandukanye mu isi yose, nabo twari tubabibagiwe, turabasuhuje. Reka twumve bimwe ku batumirwa batubwira. Yavuze ko azazana ishoramari mu Rwanda. Umutumirwa ari kuvuga ku kibazo cyo kuzana ishoramari mu Rwanda, kandi perezida Ruda yatubwiye ngo umushoramari naza mu Rwanda akagura ubutaka bw'umuntu, agomba kubaka etaje ndende, imiryango hasi ikaba ari iya nyir'ubutaka, iyo hejuru akaba ari iyo mushoramari. Kandi avuga yuko uwo mushoramari aje gutyo, nawe uhita ubyumva yuko ya miliyoni 6 y'uwo muturage wari utuye mu kibanza, waguze ikibanza cye, aba yongeye kubona amafaranga yo kugira ishoramari ngo agire miliyoni 6 abashe kwishyura imisoro. Ariko twese twahita tubona bigiye bigenda gutyo, twese twabona aya mafaranga miliyoni 6 zo kwishyura imisoro. Reka twumve uyu mutumirwa icyo abivugaho. Nanjye niko byumva koko, kuko bifitiye benshi akamaro. Rero reka tubabwire ibindi baturage bavuga gutya, katwumve ibyo uyu mutumirwa wacu nawe avuga hano muri studio. Yavuze yuko kandi azubaka imihanda yo mu kirere, akanatwubakira imihanda ya gari ya moshi mu kirere, hejuru ku biraro no hasi ku mihanda akayubaka, kandi ibyo bizateza imbere aba mukerarugendo, nabo bakazabaza kureba ibitatse u Rwanda. Reka se twumve ibyo abatumirwa babivugaho. Wowe wumva bimeze bite? Urakoze. Nge uko mbyumva, ndumva ari byiza, byagabanya ingendo hasi, bikongera n'ingendo nanone mu kirere ndetse no hasi, kandi buri wese yajya ajya wenda nko mu kazi yagendaga imodoka zari ikibazo, ariko yajya agera noneho ku kazi wenda vuba cyangwa mu bikorwa ashaka. Kandi yavuze yuko azashakira abagore bagumiwe abagabo. Nawe wamutumirwa w'umugore urabivugaho iki? Urakoze. Nanjye niko mbyumva, turabashyigikiye abaruda mu Rwanda hose. Nawe wamutumirwa we wundi urabivugaho iki? Urakoze. Nanjye niko byumva, iyo gahunda ndayishyigikiye. Reka ze uno munyamakuru wundi agira icyo ababwira kuri televiziyo cyangwa se radiyo ya Ruda kuri aya makuru ya Barafinda. Murakoze cyane. Uyu ni umwanya w'ikiganiro tugiye gukora cyerekeye kuri Barafinda Segikubo Fred. Iyi akaba ari Ruda, radiyo Ruda mu Rwanda hose.
tukaba turi muri studio ya Barafina Sekikubo Fred, tukaba tubona ibintu byinshi. Njyewe nkaba ndi umunyamakuru wa International Ijwi rya Ruda. Tukaba twageze muri studio ya Barafina, turabonamo ibintu byinshi, imihigo myinshi, imigabo n'imigambi yari afitiye u Rwanda na Afurika ndetse n'isi yose. Tukaba tubona amato, tukaba tubona azubakira abanyarwanda b'imfubyi n'abapfakazi amazu. Reka twumve bamwe mu batumirwa uko babivugaho. Reka twumve, wowe waba ubyumva ute? murakoze. Njye nitwa Rukundo Keve, nkaba ntuye mu mudugudu wa Rujingija. Rero nanjye uko mbyumva, numva perezida Ruda yaratubwiye ngo ngahari gereza azasimbuza amashuri, amasoko, none ngo abantu bakora amakosa bajye mu nsimburagifungo. Ahari gereza habe insimburagifungo, habe amashuri, amasoko, kandi ngazubakira abakene n'abapfakazi n'abatishoboye bose. Murakoze, nanjye niko nabyumvaga. Turabyishimiye cyane, urakoze wa mutumirwa we kuba utwibukije n'akandi. Ese iyo ubona perezida wa Ruda avuga uti ngo imfungwa uzajya ukora ibyaha azajya ajya mu nsimburagifungo, wowe ubyumva ute, ubibona ute? Iyo ugendeye nk'uku nguku bitarakorwa, ese wowe ni iyihe nama wabaha ukabona ko byagendera neza nk'uko perezida wa Ruda yabitekerejeho? murakoze. Njyewe uko mbibona byiza, kuko bifitiye benshi akamaro, ku banyarwanda, ku banyafurika ndetse n'abatuye isi yose. Nibabashyira mu nsimburagifungo bizongera umusaruro w'igihugu, kuko urareba aho ibintu byahuraga bagahinga imyaka myinshi cyane, noneho iyo nsimburagifungo baba bahinze imyaka myinshi cyane, barangiza iyo myaka ikaba ifasha abakene batishoboye. Urakoze cyane wa mutumirwa we. Reka twumve ku yindi topiki ivuga uti uyu musaza Barafina Sekikubo Fred yanje kuvuga ati ku muntu waba yarafite nk'imyaka 200 ariyo yakatiwe, ngashobora gupfa atayigejeje, ngo ariko umwana we bikamubaho inkomoko. Tumubajije impamvu yabishizeho, aratubwira ati ni ukugira ngo umuntu n'uwo babana amugire inama, narangiza kugira ngo atume batazamuha imyaka y'insimburagifungo. Kandi yaravuze ngo azakuraho imipaka ku isi yose ndetse na Afurika yose. Iyo mipaka yashyizwe na ba mukerarugendo barigendeye, ariko yatumye abanyafurika bicana, aba mu isi yose bicana, ibihugu byose bihora birwana, intambara ni zose. Rero uwo musaza Barafina Sekikubo Fred tumuhaye ikaze akaza yihuse, ahubwo twe tuba twumva yaratinze kuza, tuba turimo aratwicisha amatsiko. Yavuze yuko ari mu ikorosi ari kuza, ngo ahubwo n'iryo korosi yarivuyemo arimo arakata. Ageze ahitegeye aho areba bose ku mugaragaro. Nanone izo gereza yongera kuvuga yuko abantu bafite ubumuga bwo kutumva, kutabona, kutagenda, kuguma aho bicaye, ubumuga ubwo ari bwo bwose namwe muzi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se abanyafurika, azabubakira ikigo kinini cyane. Hari gereza hashi ibigo binini cyane, bibe iby'imfubyi, bibe iby'impumyi, abatumva, abafite ubumuga, abo bose bazabashe kubaho neza. Nabo bishimiye umusaza Barafina Sekikubo Fred w'amahoro mu Rwanda hose ndetse no ku isi yose. Kandi aravuga ati reka twongeye kubibutsa ukuntu ishyaka rye risobanuye. Tubwiye ko ishyaka rye risobanuye Rwanda Revolutionary United Democratic Advances. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuta.
byihuse kandi ngo u Rwanda rufitiye impamvu nziza nyinshi 200, muri Afurika afite impamvu nziza nyinshi 2,000, noneho ku isi yose afite impamvu nziza 20,000. Izo mpamvu zose kandi akaba yarazikuye mu mutwe we utagira ngo yaranazikopeye. Abantu benshi babyibazaho cyane kandi izo mpamvu nawe wakibaza uburyo azibonye, ariko utekereza uburyo ari umuhanga. Kandi yongera kuvuga yuko akundwa cyane, abamuciyeho baramusuhuza, abamuciyeho bandi bagashaka kumuhobera, abandi bagashaka kumukoraho, abandi bagashaka kumuramutsa bakamuramutsa. None we baba bamubona nk'umwamarayika wamanutse, none nawe aratubwira ati abamuramukije bose n'abamusuhuje abikiriza mu ryera, bikamuha n'icyizere cyo gutsinda aya matora ya 2000 n'uyu mwaka ugiye kuza. Namwe mwabatumirwa mwe mugire icyo mutubwira. njye kubyumva uko mbyumva numva umusaza barafinda baramutindiye. None se wowe ubyumva ute wa mutumirwa we? murakoze cyane mwa abanyamakuru mwe muze kubaza neza, muri abahanga mu byo mukoramo. Murakoze. Barafinda ni umuhanga. Mwaba mumbajije kuki Kubaza uko ubyumva, uko umusaza barafinda wumva ari iki yagukorera kikakunezeza ndetse kikanashimisha isi yose na bagenzi bawe muri rusange. murakoze cyane. Icyo yankorera nkishima ndetse na bagenzi banjye no ku isi yose ni uko yadukuriraho imisoro ku butaka ndetse n'imisoro mu bicuruzwa igihe ngejeje 6 miliyoni nkajya nsora. N'ikindi nanezererwa akoreye bagenzi banjye, akoreye afashe imfubyi n'abagenda mu mihanda n'abatuzuye n'ibimuga, akabubakira akabamenya nka leta. byanezeza. N'icyo ngicyo numva cyanezeza, nkishima numva ko ari byiza. Murakoze. Ikiganiro kigeze ku musozo. twari turi abanyamakuru. Njye nari umunyamakuru wa international w'ijwi rya Ruda, ndetse n'uyu ukurikira ugiye kubibwira. Njye bari umunyamakuru kuri radio wa Ruda, turahorana iminsi yose ntabwo mwanyoberwa. Njyewe nitwa Umurengikezi. Njyewe nitwa Umutoni Kelly. N'abo ngabo twari dufite babatumirwa. Ikiganiro kikaba kigeze ku musozo. Ciao dispo. Amakuru yacu nakagaruka. Esther Hafiza.